Yes, impuruza kuri bakunzi cyangwa se ku bakozi ba YouTube cyangwa se abakoresha imboga nkoranyambaga. Impamvu niyi ndagira ngo tubane muri iki kiganiro. Ndagusuje wowe ukunda ugakurikira ibiganiro bya Bombo Cry Empire. Amahoro y'Imana agumya abane namwe mwese. Mwahisemo kubana cyangwa se mukavuga ati aho tugomba kuba cyangwa se aho tugomba kumva ibiganiro binyuze mu mucyo cyangwa se ibiganiro bifite ubuziranenge, bifite imva n'imvano, ugakanda subscribe kuri Bombo Cry Empire. Imana nigumye kubasakazaho umugisha. Yes, ndaje man, ndagira ngo noneho nk'abaye YouTubers bakiri kuzamuka bakenya, bakiri kuzamuka sinshaka nshaka mwese bavanye tudakoresha ugufatanya cyangwa se ugushyigikirana. Murabona ibi bintu 2027 tuzabigenza neza cyangwa se bizakunda. Umuvandimwe wanjye cyangwa se umwe mu bajene nabo bakiri ku mbuga ariko bafite Imana uri gukora ibintu bizima ndetse binarenze, bamwita BKS 24 TV. Niwe wanyandikiye mu gitondo arambwira ati Bombe, ibi bintu uraza kubona yuko bishobora kuza kuvamo. Ndareba nanjye ndeba ibiri kugenda biba, ndeba fact, ndeba proof, nsanga byose ntabwo bishobora kuza kugwamo cyangwa se ngo bigende mu mujyo turi kubishakamo. Ejo narabapretinze ati YouTube imaze gutanga inkuru zivuga yuko umwaka utaha tuzatuba monetize ariko twujuje amasaha 8,000 watch time. 8,000 wowe kizamuka uzabyuzuza ute? Wowe ukora short video 20,000,000 uzazibona ute? No mpamvu ndi kubuza nano bundi ngewe nubwo ndi kubivuga ati ndabasaba, ni ibintu numva noneho bidakwiye kubitegeko pe. Wowe ukizamuka, izi ni impuruza za YouTube zitwereka yuko nyamara aha hantu harimo agatubutse, mwamfuramwe. Kuri YouTube niho hantu hari amafaranga kandi ku muntu uzi kuyakoresha. Ndavuga ati iri koranabuhanga uko isi itera imbere nako tubona uburyo bwo gukorera amafaranga. Ukirigo wice ewan, ukirigo utyaza umunwa bro, uvuga ukora ikaguha amafaranga y'ibyatsi. Ibi bintu ndagira ngo mwebwe mukizamuka cyangwa se twe tukizamuka nk'aba content creators. Wabuze 4,000 umaze imyaka 2 ubishaka, yenda wagize amahirwe wuzuza abo bantu 1,000, wuzuza abo subscribers. None ati now YouTube isi bikora ibintu bidasanzwe, bavuga ngo mu mezi make ari imbere turatangira kuzuza 8,000. Twari twarananiwe kuzuza 4,000. Wowe ukizamuka, wowe ugikora kuri YouTube uba wumva byoroshye. Ukora ikiganiro kimwe kikarebwa n'abantu 100, 2 100, 3 100, 4 100, 5 100, ibiganiro 100 urigira views 100. Nani ikiganiro ufitemo wujujemo views 1,000. Ibi bintu ndumva bidasobanura. Nyine niyo mpamvu ndi kubabwira ngiye mu mutwe wanjye ndumva nta busobanuro mfite bwo kubivuga. Nawe bitekerezeho ubyumve uburyo YouTube bundi. Reka yenda narabinjiye muri detail, njye nabonye notification from YouTube ivuga ngo ko ndabura amasaha make ngo mbone monetize. Yayandikira ambwira ati urabura amasaha make ngo applying monetize, ariko but next year watch time will be increased. Iziyongera, watch time iziyongera. Bishatse kuvuga iki? Nibo bambwiye ati urabura amasaha make ngo ube monetize cyangwa se applying monetize, ariko nanone ufite ibyago kuko umwaka utaha ewe ndagaswingi yanjye mfite agahinda kadasanzwe. Ndagaswe umwaka utaha twatangira kuzuza 8,000 ya watch time. Nje kubabwira izi strategy tugomba gukoresha kugira ngo tuzamura izi mboga nkoranyambaga zacu. Nongeye mbibasubiriremo, nje kubabwira strategy
tugomba gukoresha kugira ngo tuzamure imbuga nkoranyambaga zacu. Ndasubiramo, nje kubaha strategy ziri butume tuzamura imbuga nkoranyambaga zacu uno mwaka ukarangira turi monetize. Impamvu cyangwa se uburyo tugomba kubikora n'ubu buryo bukurikira. Ngiye kuguha proposal cyangwa se mwigishe gukoresha izi mbuga kugira ngo ubashe kumva iki kintu, ubashe kubikora neza, ube monetize mu gihe gito cyane kiri imbere. Ikintu cya mbere ngiye kubabwira ni iki: gukora ibintu birimo creativity, ibintu bisukuye, ibintu bifite ubuziranenge, ibintu byiza, ibintu birimo umwihariko wawe. N'ubu buryo bukurikira. Bikunde ubihe umwanya munini, ujye kuvuga ibiganiro wabanje kubitegura, wowe ukina comedy ushake view nziza, wowe bitereka imbere ya kamera usesengura, ushaka aho kwicara heza kugira ngo dukurure cyangwa se attracting abatureba. Icyo ni ikintu cya mbere, view nziza, ibintu bifite creativity. Ubwo ndabijyanirana ko mfite kubabwira ibintu byinshi. Ikindi kintu nje kubabwira ni iki kigira giti: wowe mu YouTubers, mbere yo uploading ikiganiro ugomba kugiha cover. Imburi kujya baga yirutisha umutwe wawe. Umuntu urebye iyo shusho ahite ujye muri AI ufata ukora agafoto uze kukagira cover y'iyo video, ku buryo umuntu wese uri bujye kubireba ari bubone iki kintu akibaza icyo kintu icyo ari cyo. Ubwo iyo ni za ndani za mbere mbahaye, iyo ndayibahaye, ubwo ngira ngo turi kuyumva. Icya kabiri ngomba kubabwira ni iki kigira gite: muri ubu buryo bavandimwe, tugomba gukora iki? Tugomba uploading ibiganiro birengeje iminota 10. Ugomba uploading ikiganiro kirengeje iminota 10. Icya gatatu, icya kane, uploading ibiganiro byinshi mu munsi umwe. Uploading bundi YouTube kugira ngo bundi isaba video 3 ko YouTube yawe iguma iri active. Ariko noneho ngiye ndi kubabwira ati dufate tujye uploading ibiganiro 3 ku munsi, maze ndore mu gitondo ikiganiro, saa sita ikiganiro, na nijoro premium ikiganiro, byihuse kandi bikorewe rimwe. Icya kabiri ndi kubasaba abavandimwe ni iki: gukora live. Gukora iki? Gukora live kugira ngo ba bantu n'abaki bose bari kubibona babone ko turi kuguma live, batwibazeho, bascrollinga batubona. Ibyo bintu bizatuma twigarurira abantu, tukabona abasub benshi, tukabona na watch time. Ko naza kareba amasegonda 10, undi 10, ugasanga ku munsi urebwe n'abantu 100,000. Birashoboka. Wakurebye cyane yarebye n'umunota umwe agakomeza, undi akareba umunota umwe agakomeza. Nari ko YouTube irateranyayo, ni robo ntabwo ivuga ngo ibijyagenze, irateranyayo ikatubwira ati warebwe n'abantu. Icyo ndi gusorezaho ni iki: shyira imbaraga mu by'ukora. Imbubona YouTube ishobora yagutunga, ifite amafaranga pe, ariko shyiramo agatege, ukora ibintu bigize bite, bisobanutse kandi byiza. YouTube nidugira ibyago umwaka utaha ukagera tukiri hasi, bityo biraza kutugiraho effect nyinshi zo kuzuza izo watch time. Dushyigikirane nk'abantu bakizamuka kugira ngo ibintu dukora bigumye kugoyinga vayo, ibintu dukora kugira ngo birusheho kugira gute, kuba byiza kurushaho. Ndagira ngo icyo nsoza mbasaba, mufatanye mwamfura, mufatanye kugira ngo ibintu bigende neza. Reka mbashimire, nimugumye kugubwa neza.